Ndabashuhuje, ndabaramukije mwese, amahoro ava ku Mwami Yesu abane namwe. Muri aka kanya, kuri iyi tariki, iyi saha, uyu mwaka n'uku kwezi, tugiye kuganira ku byanditswe byera, cyangwa se tugiye kureba icyo Imana ivugira mu byanditswe byera byayo. Mu by'ukuri, nk'uko twagiye tubireba mu minsi yashize, ibyanditswe byera ni ukuri, ntibibeshya, kandi umumaro wabyo ni mugari. Uwiteka rero abane natwe, kugira ngo ahari iki cyigisho kitagupfira ubusa. Reka mbere y'uko dutangira, tubanze twiragize Imana. Data mubyeyi udukunda, ishimwe n'icyubahiro bibi byawe. Ni wowe muremyi w'isi n'ijuru, ni wowe wimika abami ukimura abandi. Nta ngoma n'imwe ishobora kujyaho utazi impamvu yayo, ubishimirwe. Niyo mpamvu mbere y'uko iki cyigisho gitangira, abazacyumva bose uzatsinda imitima yabo, kugira ngo buri wese ajye mu ruhande rukwiriye. Kandi ukwiyemera no kwishyira hejuru bizacike muri we. Byose bibeho nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu Kristo. Amin. Muri aka kanya tugiye kwiga amateka y'umwami witwa Nebukadinezari. Uyu mwami witwa Nebukadinezari, ibye biboneka mu gice cya 4 cya Daniyeli. Igice cya 4 mu gitabo cya Daniyeli niho iby'uyu mwami Nebukadinezari byose biboneka. Umwami Nebukadinezari yari igihangange. Umwami Nebukadinezari yari umwami ukomeye w'ubwami bwa Babuloni, kandi amateka ye aboneka cyane mu gitabo cya Daniyeli muri Bibiliya. Reka tubanze turebe, ese ubwami bwa Babuloni bwari buteye bute? Mu gice cya 2 cya Daniyeli havuga inzozi umwami Nebukadinezari yarose, nyamara ananirwa kuzisobanura. Ananiwe kuzisobanura, akoranya abanyabwenge bose kugira ngo bamufashe gusobanukirwa n'izo nzozi. Nyamara abo banyabwenge byarabananiye. Atumiza umunyabwenge buva ku Mana, ari we Daniyeli. Niwe wamusobanuriye iby'izo nzozi yarose. Yari yarose igishushanyo, ariko icyo gishushanyo cyari kimeze nk'umuntu, kirangwa n'ibice bitandukanye. Igice cya mbere aricyo cyari umutwe, yari izahabu, ari nacyo gishushanya ubwami bwa Babuloni.
igice cya kabiri, inda cyangwa se amaboko, icyo nacyo cyari kigizwe n'ifeza, kuko muri Daniyeli igice cya kabiri habivuga neza. Ni ukuvuga ngo izo nzozi umwami yari yarose akarota icyo gishushanyo zagaragazaga uko ubwami buzagenda buyobora isi bukurikirana. Rero hakabanza ubwami bwa Babuloni, ari nabwo bwayoborwaga na Nebukadinezari. Hagakurikiraho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, aribwo bwayoborwaga na Kuro. Hagakurikiraho ubwami bw'Abagiriki, aribwo bwayoborwaga na Alexandre Rugara cyangwa se Alexandre Mukuru. Hanyuma hagakurikirwa n'ubwami bw'Abaroma, ariyo Roma mpagani, nayo yaje guhanguka, igakurikirwa na Roma nkirisitu, ari naho ibyanditswe byera n'ubundi muri icyo gitabo cya Daniyeli igice cya kabiri hagaragaza uburyo ibuye ryaturutse hejuru ritarimbuwe n'intoki z'umuntu rikikubita kuri cya gishushanyo kigashwanyagurika cyose. Nyamara iyo turebye neza, ubwami bwa Babuloni bwararangiye, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi burarangira, ubwami bw'Abagiriki burarangira, Roma mpagani nayo yararangiye. Ubu rero twarenze igice cy'izahabu, turenga igice cy'ifeza, turenga igice cy'umuringa aricyo kigereranya Abagiriki, hanyuma turenga n'igice cy'ibyuma aricyo kigereranya Roma mpagani, tugeze mu gice cy'ibyuma n'ibumba bivanze. Bivuze ngo icyo gice tugezemo ni ku mano, niho iryo buye rigiye kuza rigashwanyaguza bya bindi byose, hanyuma hakimikwa ubwami bwa Yesu Kristo butazahanguka. Ubwo hari muri make kugira ngo turebe icyo iki gice cya kane kigamije cyo mu gitabo cya Daniyeli. Rero ubwami bwa Babuloni wari umutwe ugereranywa n'izahabu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cy'i Babuloni, yewe n'igikoresho umwami yakoreshaga byari izahabu. Uko niko ubwo bwami bwa Babuloni bwayoborwaga n'uyu mwami Nebukadinezari bwari bumeze. Kadukomeze dusome turebe. Yari umutegetsi w'igihangange wigaruriye ibihugu byinshi, harimo n'ubwami bw'Ubuyuda, yategekaga ibihugu 120. Biratangaje kuba uyu munsi umuyobozi ategeka igihugu kimwe, ariko ugasanga yaciye igikuba ku rwego ruteye ubwoba. Katwikomeze. Mu ntangiriro y'ingoma ye yari umwami w'umwibone kandi wiyemera, asuzugura Imana y'ukuri. Urugero rugaragara mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3, aho yategetse abantu bose gusenga igishushanyo cy'izahabu yari yarubatse, ari nabwo yashyize Abayahudi 3, Shadraki, Meshake na Abedinego, mu muriro kuko banze gukurikiza iryo tegeko. Nyuma y'ibi, Imana yamwigishije isomo rikomeye. Muri Daniyeli igice cya 4, Imana yaramuhannye imutera gusara, maze amara imyaka 7 ari nk'inyamaswa, arya ibyatsi nk'inka. Ndagira ngo nshuti zanjye, bavandimwe na bashiki banjye, dutekereze kuri aya magambo. Umwami ukomeye utyo, kubera agasuzuguro ke, ahindutse nk'inyamaswa,
agiye mu ishyamba gusangira ibyatsi n'inyamaswa. Niba mwarabonye aho inka yitumye, mwabonye ita amase cyangwa bigenda bite? Ni amase ita. Bivuze ngo uyu mwami w'igihangange nawe yari ageze kuri uru rwego kubera kwishyira hejuru kwe gukomeye cyane. Nyamara kuko Imana icisha bugufi abibone igashyira hejuru abicisha bugufi, niyo yakoze ibi ngibi. Birababaje cyane. Ibi byakagombye kubera Kabarore abategetsi n'abayobozi bo muri iyi minsi y'imperuka, nk'uko tuza kubireba dusoza kino cyigisho. Barakomeza bakavuga ngo amaze gucishwa bugufi yaje kumenya ko Imana ishobora byose ari yo igenga byose. Arangije imyaka 7 yagaruye ubwenge maze yemera ko Imana ari yo itanga ingoma ku muntu ishaka. Iyo dusubye muri Daniyeli igice cya 4 ku murongo wa 24 niho duhera. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Ahari aho uzungukirwa amahoro. Uyu ni Daniyeli wamugiraga inama nyuma yo kumusobanurira inzozi yarose. Amugira inama ati kora utya na gutya, nyamara aho kugira ngo umwami abikore, umva ibyo agiye gukora. Hepfo haravuga ngo iby'inzozi bisohora ku mwami arahanwa, hanyuma arakira. Nuko ibi byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati ngiye i Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Ayo magambo niyo umwami Nebukadinezari yazize. Ni bangahe mu bategetsi uyu munsi birirwa babwira abantu yuko batahari ubuzima bwabo butaba buhari? Si benshi. Imana ibababarire kuko ibyo baba bavuga ntibaba bazi ibyo ari byo. Katurebe hano. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, ye mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari yitegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Ngibi byasore kuri Nebukadinezari, umwami w'umwirasi, umwami wari igihangange, ariko kuba igihangange utiyegereje Kristo, cyangwa se ngo ubwo buhangange bwawe ubuhabwe n'imbaraga za Kristo, byose birangira ari impfabusa, ari amafuti. Hano baravuga ngo ibi byerekana ko nubwo yari umwami ukomeye, Imana yamugaragarije ko ariyo ifite ububasha bwose, kandi ko nta muntu ukwiriye kwishyira hejuru yayo. Umwami Nebukadinezari nawe ubwe yarabyihamirije, avuga ko nta muntu n'umwe ukwiriye kwishyira hejuru, kandi avuga ko abantu imbere y'Imana ari nk'ubusa. Iyo usomye ku murongo wa 31, ku murongo wa 30 haravuga ngo nuko mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Ariko ibi bintu bikurure neza ubyumve. Umwami wamenyereye kuryama ku gitanda cya zahabu, agakoresha ibikoresho bya zahabu, inkoni yari zahabu, ndetse ubwami bwe bwose na porotayi yari zahabu, yarangiza akajya mu ishyamba kugeza ubwo umusatsi we utabona uwogosha,
inzara ze zitabona uzica, porotokole yose yari afite yamurangiriyeho kugeza ubwo ahinduka nk'igisiga, nk'inkongoro nshuti zanjye. Ibi bintu mubyumve kandi mubyumvire ku murongo wabyo, birababaje biteye agahinda. Ni ibintu biteye ubwoba rwose. Umwami wari ufite ingabo zikomeye, umutungo udashira n'icyubahiro cyinshi, yaje gusigwa isoni n'Imana kugeza aho arya ibyatsi nk'inka, yirirwa agenda nk'inyamaswa, ndetse Bibiliya ivuga ko umusatsi we wamaze imyaka 7 utogoshwa, usa n'ubwoya bw'inkongi, n'inzara ze zimeze nk'iz'inkongoro. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 34. Mu yindi ngeri ya Bibiliya atari Bibiliya yera baravuze, muri Bibiliya yera aho baravuga ngo 3:3, oya 30 niho aya magambo ari. Nuko mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge mperako nshima Isumba byose, ndayambaza nubaha Ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Umwami Nebukadinezari nyuma yo guhura n'ibibazo bimeze bitya, yibutse ko mu ijuru hari Imana. Icyampa abayobozi bategeka ibihugu by'iyi si bakibuka ko mu ijuru hari Imana, kandi ubwami bwayo ibugabira uwo ishaka, ikabwaka uwo ishaka. Icyazana ibi bintu, abategetsi b'ibishongore bigize intakoreka bakabyumva, nyamara aho kugira ngo babyumve barusha gukaza umujinya no kurakaza Isumba byose. Rero Nebukadinezari yakagombye kuba kabarore kuri buri muyobozi wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose, maze bikamugisha inama yo gufata ibyemezo, yo guhera ku ruhande rw'Imana aho kwirata n'icyo ari cyo, n'ubushobozi afite n'ubwenge afite butava ku Mana. 3. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Hari abayobozi bakeneye icyubahiro muri iyi minsi, ariko ndagira ngo mbakure inzira ku murima y'uko icyubahiro kitarimo Yesu Kristo, icyo cyubahiro namanjwe ntacyo kimaze. Yesu Kristo niwe utanga icyubahiro, kandi ubwenge atanga nibwo butuma abami n'ibikomangoma baba ibihangange, bakaba abanyacyubahiro kuko baba babigabiwe n'Imana. Hepfo, none jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abiboneye abasha kubacisha bugufi. Amaherezo y'abibone ni ugucishwa bugufi, kandi Uwiteka ibyo ngibyo arabishoboye rwose. Yirukanwe mu bantu ajya mu ishyamba, atangira kurisha nk'inka. Yahindutse nk'inyamaswa, atacyambara imyambaro y'ibwami. Ibi byerekana ko Imana ishobora gucisha bugufi umuntu wese wibwira ko ari hejuru yayo. Nebukadinezari
yamenye isomo rikomeye ko Imana ariyo itanga ingoma kandi igahinyura abishyira hejuru. Ibyayo kuri we ni isomo rikomeye ku bantu bose bibwira ko ubutware bwabo, ubutunzi cyangwa icyubahiro cyabo bibaha ububasha buruta ubw'Imana. Amaherezo Nebukadinezari yisubiyeho arihana, avuga ko Imana ariyo ifite imbaraga kandi agaruka mu bwami bwe. Ngiki cyo nakwifuriza abayobozi bose bayobora ibihugu muri iyi si, ni uko bamera nka Nebukadinezari, bakumvira imitimanama yabo ihana, maze bakemera gukoreshwa n'Imana. Inama igirwa abategetsi cyangwa abayobozi bo muri iyi minsi y'imperuka. Abategetsi bo muri iyi minsi y'imperuka bakwiye kumenya ibi bikurikira. Icya mbere, kwemera ko ubutegetsi butangwa n'Imana si ubwabo. Bibiliya ivuga ko Imana ariyo itanga ingoma kushaka. Twabisomye muri Daniyeli. Umuyobozi wese akwiye kumenya ko atari we wigejejeho ubutegetsi afite, ahubwo ari Imana yabumuhaye. Iyo umuntu yirata akiyemera, Imana ishobora kumucisha bugufi nk'uko byagendekeye Nebukadinezari. Kabiri, kwicisha bugufi no gukorera abaturage. Yesu yavuze ko utwara abantu akwiye kuba umugaragu wabo. Biboneka muri Matayo igice cya 20:26. Umuyobozi mwiza agomba kwibuka ko ubuyobozi atari uburyo bwo kwikubira, kwishakira inyungu ze bwite cyangwa gukandamiza abaturage, ahubwo ari uburyo bwo kubakorera no kubahiriza uburenganzira bwabo. Icya gatatu, kwanga kwishyira hejuru no kwirinda ububasha bw'umwijima. Bibiliya igaragaza ko muri iyi minsi y'imperuka hazabaho abayobozi barangwa n'ubwikunde, ubwibone, ubugome n'ubunyamaswa. Biboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:1 kugera kwa 5. Abategetsi bakwiye kwitandukanya n'iyo mico, kuko abayobowe n'icyaha bose bazagerwaho n'umugayo. Icya kane, kwibuka ko ubuzima bw'abaturage atari bo babukesha. Hari abayobozi bibwira ko abaturage batabaho batariho, nyamara Bibiliya igaragaza ko Imana ariyo itanga ubuzima, si umuntu. Yobu igice cya 12:10. Umuyobozi akwiye gutinya Imana, agakorera abaturage nk'abaremwe mu ishusho y'Imana, aho kubafata nk'abagaragu be. Inama ya gatanu ari nayo isoza, gushishoza no kurinda ibihugu byabo ku buryo bwiza. Muri iyi minsi ibihugu byinshi birangwa n'umutekano muke, ruswa no kutita ku bibazo by'abaturage. Umuyobozi mwiza agomba kurwanya ruswa, gukunda igihugu cye no guharanira iterambere ry'abaturage bose, aho kwikunda no gukoresha nabi umutungo w'igihugu. Umwanzuro. Bibiliya ivuga ko umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Imigani igice cya 29:4. Abategetsi bakwiye gutinya Imana, bakemera ko ariyo ibaha ubutegetsi, bakarangwa n'ubutabera, ubuntu no gukorera abo bayobora, aho kubakandamiza. Iyo umuyobozi yibwiye ko ari we ntakorwaho, amaherezo Imana imwereka ko byose biri mu biganza byayo. Mwese uko mwakabaye, mbifurije kuyoborwa n'Uwiteka, kandi mbifurije gushikama ku kuri kugira ngo mutsinde ikinyoma. Byose bikorwe mu bushake bw'Imana, ntibikorwe mu bushake bwacu, mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Data Mana ishobora byose, we byiringiro byacu, urakoze kubw'umuburo uduhaye n'impuguro uduhaye. Twigiye ku mwami Nebukadinezari ibyamubayeho. Ufungura amatwi y'abayobozi n'abategetsi b'iyi minsi, kugira ngo uzumva wese iki cyigisho azakuremo ibye, kandi
ubarinde kwinangira no gushinga ijosi, ahubwo ubutegetsi bwabo bukomezwe n'ijambo ryawe. Byose bibeho uko ubishaka, ntibikorwe nabo, ahubwo abe ari wowe ubikora muri bo. Nibyo nsabye nanabibasabira mu izina rya Yesu Kristo. Amina.